ngaho ni batubwire baduhe ingero ahantu FARDC yibye umuntu kuri barriere bakamuhana hariyo on spot bibaho. Niba rero icyo kintu muturage witunze wiragira inka abakeneye ko nta muntu mutwarira imitavu mu nkazi M23 yahageze bakavuga ati imikumbi yacu yatangiye kujya imbere kuhinga korora ugira gute ibikorwa M23 yagiye ikorera abaturage bigamije kubafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi ntabwo ari ibanga abantu baragerageza kunoshora ho gatoya k'icyo byose bigamije n'umusaruro bizavamo baticecekeye nta n'ikindi nakongeraho cyane ariko ikindi navuga ntacyongeyeho nuko ntago bahava basetse nyine ntago ari umukino wa gicuti babarimo barabalansinga twanabivuze mu kiganiro bakavuga bati kuhaguma biratungura iki no kuhava biratumarira iki rimwe na rimwe bakava batseta ibirenge naho hari icyo kibazo mbajije utese koko bahava burundu ariko ubundi reka mbabaza intambara igezweho uyu munsi tubona kuva icyo bita kuvana burundu niki urumva Ruvungi ifatwa Katogota kumanuka kugera mu mujyi wa Uvira M23 yadukanye ikoranabuhanga restrikinga abayobozi gusa b'abarundi ntubyibuka umurundi wagiye no gukora muri dushe garuka bakamukoma urumva abarundi ko barariraga ikoranabuhanga ryabo baryinjiyemo none se ubunguno no barimo barigeze kure kungana iki baragiye banabegera byanyabyo erega urabona nk'ubu ngubu twebwe wa mugana abaturage tuvuga ngo abasivile tubona ng'abantu bavuye ahantu wese uri umusivile turavuga ngo abayobozi ngo M23 ivuye ahantu ariko mu mboni zayo sibyo ikagendana mu mboni zayo ifite ukuntu ihagendana n'ukuntu wowe uyibarira ko yavuye 100% arwa nuko zivuye ahantu kandi zivuga ziti n'ibyanga byose byanze tuzadutanza abagabo kandi Sandrine kubwira nakandi gakuryo gashoboka je nshobora kuva muri Uvira kuko intambara n'imibare n'ubwenge kugira ngo kuko uwo turwana ntazira ntibizamuza gushotorana uwo turwana ndamuzi ni nkubaganye uwo turwana ndamusobanukiwe ubutanka zafata Uvira ibyo bita kuyimata burundu urumva njya mbaravuga ngo nifata Uvira ngishaka utazongera kwa ntabwo nyine icyo gihe bisabwa kugira gute kwireka kuko yarayiretse ibyo birarangira bananirwa kuyikoresha icyo bagomba kuyikoresha mu yandi magambo buriya abantu babone M23 yaravuye muri Uvira bajye bagira akantu ko kuzigama nishaka ibe 5% ko M23 gizongera gufata Uvira none nta uzayisakuzaho izabarerekanye full discipline yose yasabwe bikaba binaniye side indi ku aid ku settingamo neutral force Bukavu ntago bayirekura nakamenya ntago bayirekura hari ahantu harafunze completely rero nta wamenya M23 cyafite reserve yo kubiri kumwe natwe irwaneho icunze Fizi mu gice kimwe n'umutsi twamwenga kuko imurenge ngira ngo muri mwenga kandi kahafite ibintu ikaba yahagira ibintu ikabikomeza umujyi wa Uvira rero nta gikunze ndavuga nyine igihe byazambye completely umujyi wa Uvira izongera ufatwe iwugwire kandi nta uzongera kuyusaba ubwo no kuvuga ngo vulnerability izabiri kuri za Karemi za Kindu za Kisangani kandi ibyo muri Kongo bihinduka buri munsi yewe na Rubero bashobora bazayifata ngani tujye tubitandukanye byo nibishobora kuba wamugani byo byanatera ikibazo atewa mugani reka base nabigira inyuma bitatugiraho ingaruka none se M23 kibasha gustrikinga Kisangani iri ku kilometero 1000 ibaha ijyagenda igafata precision nta makuru yaho ifite none ngo Burundi bigomba kwegera Uvira nese ntagaruka ku isi kora uyu munsi kureba twago M23 ihagarara ku musozi ya Uvira ngo igire gutya ngo ngifate ikreyo ikaramu yandika ngo kengiriya ngo ni Bujumbura ngo mumgeresha ngo harango ne ngigishushanyo bise birakora Uburundi ari ukumenasa umenasa uri ni Bruxelles wenda vuga ko bari muri bira bice bya za Uvira bari biziranga abazu Burundi ko bivuga ko binjira mu ikoranabuhanga ryabo icyo nkubwira nyine ntabwo kwinjira mu ikoranabuhanga ry'umuntu uyu munsi bisaba kumwegera aho waba uri hose wamwegera kandi ukamumenasa urumva nibyo nakubwiraga ngo ntabwo zakwicara ngo zigarame ngo ziratuje urumva kandi zinazi yuko aho ziri M23 ari maze umwaka ya controller kandi amakuru yavanye ari menshi sibyo none se nkubaze reka twigire ibintu bisanzwe biri classique tuye kujya muri biri hejuru cyane zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro sendege ya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro Spiro M1 M2 M3 zisange mu Giporoso ku Cyamitsingi ahateganye na Hilltop Hotel hari icyapa kinini cyanditseho sendege ya Emile
ukimara kugura iyawe uhita uyitahana ako kanya ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. yego umusirikare mu Ventura wambuye umuturage telefone inkoni bamukubise nk'izasagutse igorogota. None se FARDC yari yakora icyo gitendo? Ngaho ni batubwire baduha ingero ahantu FARDC yibye umuntu kuri bariyeri bakamuhana hariya on spot. Bibaho? Niba rero icyo kintu umuturage witunze wiragirira inka abakeneye ko nta muntu umutwarira imitavu mu nkazi. M23 yahageze bakavuga ati imikumbi yacu yatangiye kujya imbere. Kuhinga korora ugira gute? Ibikorwa M23 yagiye ikorera abaturage bigamije kubafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi ntabwo ari ibanga, abantu barabizi n'abantu baba ananyeshyamba zibo. Uko bubaha abaturage buri kimwe cyose. Erega harabajya bavanga urabona ugutinyeshyamba kugira gute? Hako ntabwo ntekereza ko M23 yakora mitingi y'abantu 50. Kumbwira 50 byose byaje kugitunyiro cy'inyeshyamba. Ese mbwiramo 10 40 ntabwo byakwizana. Mbwiramo 3 bitinyeshyamba ntabwo 33 byakwizana. Oya nanone tujye dukoresha ubwenge muri ibyo ni namo kukubwira. Remo 23 ifite abantu benjoyinze ubutegetsi batigeze babona icyo bakomeje kwibaza ni ryari bizagenda gute, map imeze gute, cyo kintu abaturage baba nibaza. Ese ntimuzadusiga igoma ntimuzagira gute? Ariko mbaye wenda ndi nk'abakomunikateri ba M23 bahagerageza kunoshora gatoya k'icyo byose bigamije n'umusaruro bizavamo. Baticecekeye nta n'ikindi nakongeraho cyane. Ariko ikindi navuga ntacyongeyeho nuko ntago bahava basetse nyine. Ntago ari umukino wa gicuti babarimo. Barabalansinga twanabivuze mu kiganiro bakavuga bati kuhaguma biratungura iki no kuhava biratumarira iki. Rimwe na rimwe bakava batseta ibirenge. Naho hari icyo kibazo mbajije utese koko bahava burundu. Ariko ubundi reka mbabaza intambara igezweho uyu munsi tubona kuva icyo bita kuvana burundu niki. Reka nkubwire nkube mu 23 mbere nko kure kuri ya muhanda wose. Ubwo se bazi nk'igihe hamaze cyose ukuntu yagiye hafotora kugira ngo umuhanda arafunzwe arabonye ni leta y'ufunze kubera iki ariko iba yanga urujya n'uruza nyine ibyo bita ngo na infiltration ibyo bantu ngabava ngo Bukavu nabonye nawe kuvuga ngo nta mpamvu ndese ngo undi umuntu yava muri area ngo bita ko ari umwanzi ngakajya hari yango ubundi yabagiye gukora iki. Barabikora muri Kongo no kutamenya amakuru. Barabikora kuko na guverineri wa Sidiki vugeze kure ku muhanda wa Mwenga na Kamituga. Abaturage bakamituga bigaragamije kandi bari mu side ya leta. Bukavu na za Kamituga zirahahirana muri Kongo bibaho. Muri Kongo bibaho naha mu Rwanda tukiri mu rugamba rwo kubohora igihugu hari igihe koridori ya Kagitumba yakoze. Kandi abantu bakirwana bataragira. Bibaho rwose kurekura amakoridoro amwe agakora. Kandi uvaho wita umwanzi n'iki. M23 isanzwe bikora kuko inagose Goma abantu bavaga Gicanga bakagemura mu mujyi wa Goma. Kandi baciye sake baciye mu birindiro byayo. Bagaruka bakagira gutya ibyo ni ibintu bisanzwe nta birenze muri ziranyeshyamba. Ariko icyo nashaka kuvuga nuko batazi ese M23 bazi noneho map ijyanye GPS ijyanye yaho yari maze iminsi igenzura ahubwo barazifotora bakazibika. Bivuze ngo wenda na mbere barabikoraga kuko na drone zagenda zigafotora zikagarukana amafoto. Ariko ubu noneho hari ahantu FARDC paritse hose barahafite mu mashini zaho aho bashaka bagustrayinga bakagushwanyaguza. Nese bahameza amezi bahakora iki? Bafite map barazifotoye n'amakompyuta n'amakamera yabo n'ibyuma byabo by'ikoranabuhanga. Ubu no gustrikinga ahantu ntago byabagora rwose. Aho uvira barayifotoye, aho ya muhanda bose barabufite. None cyo nakubwiraga ngo ikoranabuhanga rigezweho ngubu si ngoma kuba wicaye ahantu. Ahubwo urahafite mu mboni zawe. Ubwo mama 23 yafite mu mashini cyane nkuko Kinshasa ifite iriya migi ya Goma ubona kwirasa bitajya bigora. Nayo kuko yabaye imyaka myinshi grid coordinate zaho ibizifite yarazijyanye. Ukuyemo izindi yatara nyuma, ukuyemo izo yahabwa n'abahari, urumva? Batishage n'umuhagarare hari umpereze location yaho. Ikaza kuba iyoboye drone. Ibyo byose birashoboka. Ariko icyo nakubwira cyo M23 ishobora kutabahana ariko ikavuga ngo turahafite mu nyurabwenge yacu. Kwa striking none 0 seconde kubera amezi hamaze. Ibyo yahubatse ni byinshi buriye. Ko babimeze. Baramutse se bahinduye. Ntago wahindura umusozi ariko. None se kije bafotora ni musozi ni bishanga niki. Nta muntu uhindura location. Icyo wahindura ni nk'inyubako. Bitewe nuko wenda tuvuye nk'umuntu ufite abashikorana buhanga.
ikoranabuhanga ibyo ni izindi ntambara barwana ukwazo, ariko icyo navugaga ni uko ushobora gufata ishusho y'umujyi na satellite, wenda bakazubakamo andi mazu bagahindura iki n'iki mapura, wenda wazatuma ibikoresho byawe bikibeshya. Icyo gihe wabya-upgradinga nk'uko bajya ba-upgradinga aya master plan y'imijyi buri myaka ingahe bayasubiramo. Yewe n'aba bantu mu itumanaho, ku bantu bazi ibintu by'itumanaho, aya makampani aduha telekomunikasiyo mu matelefone barabahindura nabo ibintu nk'ibyo amalandscape n'iki byose by'iminara, kuko niba umunara ushinze ahangaha hakazaza umujyi wahaga serivisi abantu 3,000 kubera amataje mwagiye mwubaka, ubwo network bayahindutse bakongera bakajya guhindura bakubaka indi minara handi, cyangwa ukabona bakabye nk'itaje imwe bashyizeho iminara hejuru. Bayabiterwa nuko master plan bigenda ihindagurika, noneho na ya communication igahinduka mu buryo mwateguyemo iyo communication y'iminara yanyu. Kereka kera bagikoresha ibyo bita iminara ironderere igenda yihetagura, nibyo wenda ushobora kudahindura byinshi, ariko ubu ngubu niba amarezo wagenda mu buryo buri straight, igorofa rwose imwe yahindura network wari ufite, ku buryo uvuga uti habaye iki ko network yajyaga igira icyumba wakongera mu nzu gishobora guhindura network akajya kugira mu nzu, kubera ukuntu ikoranabuhanga ry'ubu risigaye rikora. Ibisenge tugira by'amazu nuko byubatse bituma tutabona ama network, mu gihe no gisagaza amategura uri wazo umeze nk'uri hanze n'ubundi wago uri hanze, network yo mategura network yo mu rukuta rusakaje unuze beto ntago yabimeze kimwe. So ibyo byose birahinduka rero, iminara igahinduka cyangwa se iyo amakuru amadata agahinduka. Ariko buriya nashatse kuvuga ko M23 ishobora kuba mu buryo bubiri, mu buryo buri physique no mu buryo buri technologique. Ukabona ngo bavuye ahantu, yego kuko barahavuye physically ntukihabona, ariko data bafiteyo ziragushyira muri vulnerability. Urumva Ruvungi ifatwa Katogota kumanuka kugera mu mujyi wa Uvira. M23 yadukanye ikoranabuhanga restrikinga abayobozi gusa b'Abarundi. Ntubyibuka umuntu wagiye no gukara muri dushe agaruka bakamukoma. Urumva Abarundi ko barariraga ikoranabuhanga ryabo baryinjiyemo. None se ubu nguno no barimo barigeze kure kungana iki, baragiye banabegera byanyabyo. Erega urabona nk'ubu ngubu twebwe wa mugana abaturage tuvuga ngo abasivile tubona ng'abantu bavuye ahantu. Wese uri umusivile? Turavuga ngo abayobozi ngo M23 ivuye ahantu, ariko mu mboni zayo sibyo yo ikagendana, mu mboni zayo ifite ukuntu ihagendana n'ukuntu wowe uyibarira ko yavuye 100%, kandi mu bitekerezo yayo yumva hafite indi 40%. Kubera ko irashyiramo ibintu bibiri, twarahafashe uko twafashe n'ubu twahasubira ikikakibika, kuko wa mugani inyeshyamba ziye kumarwa nuko zivuye ahantu kandi zivuga ziti n'ibyanga byose byanze tuzadutanza abagabo kandi Sandrine kubwira nakandi gakuryo gashoboka. Je nshobora kuva muri Uvira kuko intambara n'imibare n'ubwenge, kugira ngo kuko uwo turwana ntibizamuza gushotorana, uwo turwana ndamuzi ni nkubaganye, uwo turwana ndamusobanukiwe. Ubutaha azafata Uvira ibyo bita kuyimata burundu. Urumva njya mbara navuga ngo nifata Uvira ngishobora kutazongera kwa. Ntabwo nyine icyo gihe bisabwa kugira gute kwireka, kuko yarayiretse ibyo birarangira, bananirwa kuyikoresha icyo bagomba kuyikoresha. Mu yandi magambo buriya abantu babona M23 yaravuye muri Uvira bajye bagira akantu ko kuzigama nishaka ibe 5%. Kwe M23 igizongera gufata Uvira none nta uzayisakuzaho, izabarerekanye full discipline yose yasabwe, bikabina ni side indi ku aid ku settingamo neutral force biranze leta kishaza ntinane gukuramo ibyo babumvika. Nibyo nyambwira abantu ngo ntago M23 kuva nta kintu bavuganye, hari condition iba yatanze. Rero nubwo M23 none se reka tufata urugero, nubwo wenda kubivuga hari umuntu avuga ngo turasubira mu bya kera. M23 irekura mushaki na hari yarekuye ntabwo comeback yayo yatumye hafatika hacakiri kakomeza. M23 yenda yafashe Goma haca imyaka myinshi, ariko se umuntu hari umuntu urota M23 yarekuye umujyi wa Goma, waba wibeshya cyane, ntabwo bishoboka. Nabukavu ntabwo bayirekura, nakamenyero ntabwo bayirekura, hari harafunze completely. Rero nta wamenya M23 yacyafite reserve yo kubiri kumwe natwe irwaneho icunze Fizi mu gice kimwe no mu twamwenga, kuko imurenge ngira ngo ni muri Mwenga, kandi kahafite ibintu ikaba yahagira ibindi ikabikomeza. So umujyi wa Uvira rero nta gikunze, ndavuga nyine igihe byazambye completely. Umujyi wa Uvira uzongera ufatwe iwugwire kandi nta uzongera kuyusaba. Ubwo no kuvuga ngo vulnerability izabiri kuri za Karemi, za Kindu, za Kisangani, kandi byo muri Kongo bihinduka buri munsi. Yewe na Rubero igihe bazayifata nibisiga insenda, reka tubihanga amaso kuko ntambara iracyari mbisi. Ntambara n'imbisi cyane. Ngenda ndabona ahubwo biri kugenda bijya mu buryo neza. Oya n'imbisi kubera yuko giye impamvu mbivuga, okay, ari abarwandofone aba bari mu buhungiro naho hose ntabwo ndabona igisubizo cyabo. Yego. Ari Kabila sindabona igisubizo cye, kandi nawe n'abantu bashaka kugira ikintu gihinduka. Donc igumije ukomeza uyu munsi simbona mu igisubizo cya benshi bari muri intambara. Urumva? Yego.
n'abo bakanyuka n'abandi bose uko biri kose hari igisubizo kitaraboneka. Ndavuga urebye mu maso y'abagize mu 23 ntabwo twirwana yari yabona igisubizo gikwiye, kuko ntabwo wambwira ngo Kanika aratuza ni vice president wa FC iwabo hakira amabomba ngana gutyo, intambara iracyakomeza. None se ari hariya kugira ngo yicare gusa, so umuntu so mukire w'umunyabwenge uriya mugabo ubwo se yabwira abanyamurenge ko bamutumye iki? Ikibazo intambara iracyahari. Nese Marshali, ikibazo cya nyuma nanasoza, nabonye nejo bavuga ko bishobora kuba biriya bice byarimo menace bwo kuri side y'u Burundi, ariyo mpamvu mama 23 yagomba kwajya, kuko nk'icyo twari dukomojeho bivuga yuko na mama 23 yajyaga nanjye kubanga ikubagana igira yinjira mu ikoranabuhanga ry'abarundi, kandi ngo bikaba byaba na menace kuki ku Burundi nyine. Ibyo byo nabyo ni twabitekereza, ese niba bafite ububasha bwo kwinjira mu ikoranabuhanga rya, ubwo ndavuga ntago ari abarundi so ubwo naba ingabo z'u Burundi, wa mugani tujye tubitandukanye. Byo nibishobora kuba wa mugani byo byanatera ikibazo ate wa mugani, reka base nabigira inyuma bitatugiraho ingaruka. None se mu 23 kibasha gustrikinga Kisangani iri ku kilometero igihumbi, iba ijyagenda igafata precision nta makuru yahifite. Noneho ngo Burundi bigomba kwegera Uvira, ntago ku isi kora uyu munsi kureba ntago M23 ihagarara ku musozi ya Uvira ngo igire gutya ngo ngifate ikereyo ikaramu yandika ngo kengiriya ngo ni Bujumbura ngo mumgeresha ngo harango ne ngigishushanyo bise birakora. Uburundi ari ukumenasa uri ni Buruseli. Wenda vuga ko bari muri bira bice bya za Uvira, bari biziranga abazu Burundi ko bivuga ko binjira mu ikoranabuhanga ryabo. Icyo nkubwira nyine ntabwo kwinjira mu ikoranabuhanga ry'umuntu uyu munsi bisaba kumwegera. Aho waba uri hose wamwegera kandi ukamumenasa. Urumva? Nibyo nanakubwiraga ngo ntabwo zakwicara ngo zigarame ngo ziratuje. Urumva? Kandi zinazi yuko aho ziri M23 ari maze umwaka ya controller. Kandi amakuru yavanye ari menshi. Sibyo? None se nkubaze. Reka twigire ibintu bisanzwe biri classique tuye kujya muri biri hejuru cyane. Umukomanda wa M23 wakomandinze ifatwa rya Uvira ubaye nk'umusubizayo. Uko yatinda ni nkuko yatinda ubushize. Hari ukuntu byihuta byanze yahita nyaruka ariko n'imiganda bakoranye yanavuga ati riko sha ibyo birimo kwizengurutsa iwanyu ne mutubwira bimeze gute, haramutse hata. Nese mu 23 ndizi kubana n'abantu, erega utoteza umuntu cyane bikarangira agize n'abantu bamukunda nta n'impamvu. Ntabwo leta ya Kinshasa bijya bingora kubona ko of course abarwandofone barahunga bakanishwa, ariko nanone ku rundi ruhande n'abatari abarwandofone si uko batunze batunganiwe kandi bahiriye ngo uvuga uti bona bashyize nabagejejeho n'iterambere. Kuko niba ugose Minembwe umufurero hatuye umuki n'iki umubembe ubundi uwo muhanda arawufite, niba warasha umunara uwo munara uracyamahaye network, niba watwitse radio y'Iminembwe mu byukuri izo onde zayo zajyanaga zikavuga ngo gira ngo ndi umunyamurenge ngo nujya kutara umunyamurenge ngo ntumve radio. So vulnerability yuhigwa hari igihe nanone yadukira n'udahigwa. Urumva? Kandi nuko tubivuga gutya muri za twirwanaho nyine nabo bembe babamo, ujye ubabona ba PC bari bagendana ntuza na Colonel Runtuza Rugabo bavuga ko bamavugo muri ayo moko yandi. Sibyo? Noneho rero n'ikindi kintu cyica n'ibintu abantu batajya bumva nuko akenshi na kenshi udakeka, sibyo, niwe mu M23 wa danger wasigaye Uvira, wasigaye hehe Ruvungi, udashobora no gukeka, utarigeza nayikora mu ntoki, utirizwe nayireba mu maso, nguwo mu M23 kuye kugendera kure. Hakubona umunyamurenge wasigaye inkaze yabuze uko ahazicisha ukajya kumurenganya no kujya gute asanzwe yifitiye ubwo bwoba nuko mukeka mu ngiki nahanyuza atahakare uwo ngo si yafashe mu 23 niki. Ni ibintu bwira aho ngaho gusa nakabaye nitubuswa bw'abaturage bajya gushakira ikibazo aho kitari. Sibyo? Niko bimeze rwose, aho kugira ngo ujye kukeka umuntu, uwo muntu waramuhungese umutera ubwoba aracyafite n'umutima ko niyo bavuze mu 23 avuga ati nyamuneka najye ntibinanturukeho. Ariko noneho sasa kwaya kutumba, urumva buranga ya kutumba wasanga mu 23 ayikorera. Reka twitahire. Marshal, ndagushimiye cyane, wakoze cyane ku busesenguzi bwawe. Imana igumugisha n'amafaranga. Bigano byacu nakagaruka uyu munsi aje size urusenda utazagegeza ushyema inyoroshyo nyaboneka. Uyu munsi twaguruka zabi ntama, uyu munsi wabaye intare. Uyu munsi intama zigukandagirwa n'intama sha umuntu umugabo gwe wakandagira intama. Oyizaze
worohejemo. oya biba bikenewe Mm. ntabwo ntabyo gushyashyariza duca ibintu ku ruhande Yego. bave muri banki ntibagende banki n'abashoramari bagiye muri Kongo Ndagushimiye. uramuka Ya modoka ikundwa na benshi turabazaniye Kia Sorento 2022 hybrid ifite ikoranabuhanga ridasanzwe. Ese wari uzi ko ushobora kuyikura muri parikingi ukoresheje urufunguzo rwayo ikagusanga aho uhagaze uri muri ambutiyaje ntibikugora kuko ishobora kwitwara ubwayo. By'akarusho kandi gushyiramo vitensi ntibigusaba imbaraga no gukaraga kakabuto mu buryo bworoshye nk'uko ubibona. Ugiye kubisikana n'indi modoka ikurebera imbere niba nta nkomyi. Si ibyo gusa kuri babandi bagorwa na parikingi igufitiye kamera buri ruhande ikwereka uko ugomba guparika mu buryo bwizewe. Hitamo Kia Sorento 2022 wowe n'umuryango wawe muzagenda mutuje kuko ifite ubushobozi bwo gutwara abantu 8. Muri Gugaga Cars tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane. Ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788 32 cyangwa ukatwandikira kuri gugagacars@gmail.com. Hitamo Gugaga Cars nta